Mwaramutse inshuti z'Imana. Uyu munsi ni umunsi wa gatandatu, akaba ari tariki 24. Nejejwe no kuba Imana yadushoboje, ikaba itwemereye kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ribasha kudusobanurira neza icyo Imana idushakaho. Reka rero nkuko ari byiza, mbere yuko dutangira kwinjira mu ijambo ry'Imana, tubanze dusenge. Dusenge Imana. Data mwiza, Mana ishobora byose, turagushimiye, turaguhimbaje kubw'urukundo rwawe rutandoreka. Turagushimira neza yawe Mwami uhora utugirira. Reka Mana aka kanya utwemere tuze imbere yawe, nkoretse abantu bose Mana bakurikiye iyi kiganiro, bakurikiye igiye kumva iri jambo. Ndabasabira umugisha Mana kugira ngo Mana ubuntu bwawe bubeho Mwami. Reka Mwami umwuka wera aze abane nanjye, anyobore muri iri jambo kugira ngo icyo ushaka kubwira ubwoko bwawe kibashe kumvikana neza, gisobanuke neza, kugira ngo iri jambo ribe umumaro ku bantu bose bari kumva ikiganiro, bari kumva iri jambo ry'Imana. Data mwiza urakoze kandi umugisha uyu mukozi wawe Boris, nawe uyoboye ikiganiro Mana rw'amashusho ndetse n'amajwi. Mana umugisha nawe ku buntu bwawe, kandi nsengera n'uyu murimo wa Mwami urukundo rwawe ukorwa kuri Eden TV. Mwami ugire neza, ukomeze wagure ku buntu bwawe. Urakoze Mana kuko ubyumvise, ni mu izina rya Yesu nizeye, amen. Uyu munsi rero Imana yambwiye ngo mbaganize ku ijambo rifite umutwe w'amagambo ugira uti: ukuri kuri muri wowe ni igipimo cy'imibereho yawe ufite uyu munsi. Ukuri kuri muri wowe ni igipimo cy'imibereho yawe ufite uyu munsi. Mu yandi magambo ndashaka kuvuga ngo amakuru ufite muri wowe niyo ayoboye ubuzima bwawe. Kenshi usanga tudasobanukirwa neza n'uburyo ki umuntu abayeho, umuntu abeshejweho n'amakuru, kubera ko nyuma y'icyo bita information niho haboneka igikorwa. Habanza amakuru, hanyuma hakaboneka igikorwa. Iyo udafite amakuru y'ikintu ntubasha no kugikora uko bikwiriye. Niba udafite amakuru y'ubuzima bwawe, biragoye cyane kugira ngo ubuzima bwawe ubuyobore, kandi ubuzima bwawe ubujyane mu murongo ufite agaciro ku mibereho yawe, ufite agaciro ku mibereho y'abandi, kubera ko amakuru ni ingenzi ku buzima bwawe. Amen. Reka dusome ijambo ry'Imana tubona muri Yohana igice cya 8 umurongo wa 31 tugeze ku murongo wa 32. Turaza no gusoma ku 8:38 tugeze ku 4. Turebe amagambo y'Imana ari muri iki gitabo, hanyuma twumve icyo ijambo ry'Imana ritubwira. Yohana igice cya 8 umurongo wa 31 kugeza ku murongo wa 32 haravuga ngo: nuko Yesu abwira abayuda bamwemeye ati: nimuguma mu ijambo ryanjye muzaba abigishwa banjye. Haleluya. Nyakuri, namwe muzamenya ukuri, kandi ukuri niko kuzababatura. Baramusubiza bati: ko turi urubyaro rwa Aburahamu, akaba ari ntabwo twigeze na hato kuba imbata z'umuntu wese, none uvugiye iki ngo tuzabaturwa? Haleluya. Ni ikibazo babajije Yesu. Dusome no kuri mirongo 38 kugeza kuri 44. Baratubwira ngo: ngeho ibyo nabonye data nibyo mvuga, ibyo nabonanye data nibyo mvuga, kandi namwe niko ibyo mwumvanye so nibyo mukora. Baramusubiza bati: Aburahamu niwe data. Yesu arababwira ati: iyo muba abana b'Aburahamu koko muba mukora nk'uko Aburahamu yakoraga. Ariko none dore murashaka kunyica, kandi ndi umuntu ubabwiye iby'ukuri, ibyo numvise ku Mana. Nyamara Aburahamu we
ntiyagize atyo. Ibyo mukora ni nk'ibyaso. Baramubwira bati ntituri ibibyarwa, ahubwo dufite data umwe ari we Mana. Yesu arababwira ati iyaba, haleluya, iyaba Imana yari so muba muhunze, kuko naje nkomotse ku Mana, sinaje ku bwanjye, ahubwo niyo yantumye. Ni iki gituma mutamenya imvugo yanjye? Nuko mutabasha kumva ijambo ryanjye. Mukomoka kuri so Satani, kandi ibyo so ararikira nibyo namwe mushaka gukora. Uwo yahereye kera kose ari umwicanyi, kandi ntiyahagaze mu by'ukuri, kuko ukuri kutari muri we. Navuga ibinyoma, aravuga ibye ubwe, kuko ari umunyabinyoma, kandi ni se w'ibinyoma. Haleluya. Aya magambo aboneka muri Yohani aratugaragariza neza ko Yesu adushishikariza kumenya neza amakuru y'ibyo dukora aho tuyakomora. Yesu aganiriza abayuda, byasaga naho abayuda batari kumva neza, batari guhuza. Yesu we yarebaga ibikorwa bakora, akabona ko amakuru bafite muri bo adakomoka kuri se Data wa twese. Birashoboka ko uyu munsi waba ufite urujijo rw'ibyo urimo ukora, kubera ko utazi neza inkomoko y'amakuru ufite muri wowe ugomba kugenderaho ahantu arimo akomoka. Yesu arababwira ati nimuguma mu ijambo ryanjye muzaba abigishwa banjye nyakuri. Yarimo asa naho ababwira ikintu bita ukuri, ababwira ahantu bagomba kuvoma amakuru, ababwira ko ari mu ijambo rye, kugira ngo babashe kuba abanyakuri, kugira ngo babashe kubaho mu buzima bukwiriye Imana yifuriza umuntu yaremye. Ariko ahangaha baza kugira confusion, baramusubiza babasha kumubwira ngo ntabwo nawe Yesu ngo ntabwo azi amakuru yabo, kuko ngo ni abana ba Aburahamu. Ariko ikigaragara Yesu arakomeza arababwira ati ibyo mukora bitandukanye n'abana ba Aburahamu bagomba kuba bakora. Reka mwene data, uyu munsi natangiye nkubwira ngo umutwe w'amaguru ngo ukuri kuri muri wowe nicyo gipimo cy'imibereho yawe ufite uyu munsi. Amakuru ufite muri wowe niyo atumye uyu munsi ashushanya ubuzima ubayeho. Ushobora kuba uyu munsi ufite amakuru akubwira ngo uri umukene. Ushobora kuba uyu munsi ufite amakuru akubwira ngo uri mubi. Ushobora kuba ufite amakuru akubwira ngo iyo wambaye ntuberwa. Ayo makuru yose ufite muri wowe niyo atuma utabasha kugera ku byo ugomba kugeraho, kubera ko ayo makuru ufite ntabwo yakwemerera kwigirira icyizere ngo wumve ko ufite gutera imbere ukagira icyo ugeraho, kubera ko ufite amakuru akubwira ngo uri umukene. Ufite amakuru akubwira ngo mu muryango wanyu nta muntu wigeze akira. Reka nkubwira ngo ayo makuru ni igihe kirageze kugira ngo ushakishe ahandi ukura andi makuru atari ayo ngayo aguca intege, kubera ko ayo makuru ufite ntabwo ari amakuru akwemerera kuba uwo wifuza kuba we. Ayo ni amakuru aguca intege, ayo ni amakuru atuma ugira isoni imbere y'abandi, kubera ko ufite amakuru akubwira ngo uri mubi. Ufite amakuru akubwira ngo urambara ntuberwe. Ayo makuru ni ikinyoma. Ndashaka kujya nkubwira ngo hindura amakuru. Uyu munsi mu byo dukora byose turimo tureberwa n'amakuru. Hari n'imvugo isigaye iri ubu ngubu itubwira ngo cano, ni ukuvuga ngo hari ahantu wumva amakuru uyakuye. Reka nkubwire, iyo cano wumviraho ayo makuru aguca intege, akubwira ngo ntacyo uri cyo, akubwira ngo ntacyo uzigezaho, akubwira ngo uri mubi, akubwira ngo nta mahirwe ufite mu buzima bwawe, hindura cano. Hindura cano, wumva ujye handi usoma amakuru akubwira ngo urashoboye, amakuru akubwira ngo imbere ni heza, amakuru akubwira ngo uri umuntu udasanzwe, amakuru akubwira ngo urambara ukaberwa, ya makuru akubwira ngo urasa neza, ya makuru akubwira ngo uri umuntu ukomeye. Icyo nicyo nshaka kugira ngo mbabwira ngo tekereza amakuru ufite uyu munsi ahagaze ate? Amakuru ufite uyu munsi urayakura hehe? Cano uri muvomaho uyu munsi ayo makuru ihagaze ite? Yisuzume.
uhindure channel. Haleluya. Amakuru uyu munsi niyo ayoboye umuntu n'ijambo ry'Imana. Niyo mpamvu Yesu yababwira ngo nta makuru mufite. Iyo muza kuba mufite amakuru mwakabaye mumenye neza ko ijambo mbabwira ngewe umuvugana nawe ni ngewe soko y'ibyiza by'ubuzima bwanyu. Ariko mwebwe mwarayobye murimo murakurura amakuru ku muntu ubasha kwangiza ubuzima bwanyu ari we Satani. Ndebye ku byo mukora, ndebye ku myitwarire yanyu, amakuru mufite abayoboye murimo mugenderaho muri yakomora kuri Satani. Mwene data ukurikirana ikiganiro ahangaha ijambo ry'Imana kuri Eden TV, amakuru ugenderaho uyu munsi uyakura he? Channel wiconnectinzeho, channel wumviraho amakuru irava he niyihe? Yisuzume kubera ko ntabwo uzigera ubaho birenze amakuru ufite muri wowe. Benshi muri no minsi niho dutakariza kwizera kubera ko icyizere kwizera kuba kugomba kubakira ku makuru afatika. Iyo udafite amakuru afatika nta kwizera wagira, nta cyizere wagira ku buzima bwawe. Ndakubwira ngo uyu munsi nkuko Yesu arakubwira ngo hindura channel, hindura umurongo wumviraho amakuru. Ukeneye amakuru ya nyayo, amakuru akubaka, amakuru ayobora ubuzima bwawe, amakuru afitiye ubuzima bwawe akamaro. Haleluya. Kubera ko utegerezwa kumenya akamaro k'amakuru ku buzima bwawe. Amakuru agufasha kwisobanukirwa ubwawe. Kubera ko ufite amakuru ya nyayo ubaho nkayo. Niba ufite amakuru ko uri umwana w'Imana uzabaho nk'abana b'Imana. Ikindi cya kabiri, amakuru agufasha kumenya inshingano zawe ku bandi. Hari icyo ugomba kumenya, hari amakuru ugomba kumenya. Ubuzima bwawe bwubakiye ku makuru. Benshi tubaye mu buzima bwubakiye ku makuru y'ikinyoma. Ariko uyu munsi ndagira ngo uhumuke kubera ko Imana irashaka kugira ngo usobanukirwe neza n'amakuru ufite muri wowe aho yakomora. Amakuru ufite muri wowe nayubaka ubuzima bwawe. Kubera ko uko byagenda kose ndaje ngo usobanurire impamvu wagombye kuba uyu munsi usobanukirwa n'ibyo byose, ukamenya neza ko uri umuntu ukomeye, uri umuntu ukwiriye kumenya icyerekezo cy'ubuzima bwawe. Ukwiriye kumenya icyerekezo cy'ubuzima bwawe. Niyo mpamvu ugomba kumenya amakuru y'ingenzi ugomba kugendera kugira ngo ubashe kubaho unezerewe, ubashe kugira achievement mu bintu ukora byose, ubashe kugira intsinzi mu byo ukora byose muri ubu buzima, kubera ko n'Imana igushakaho. Haleluya. Reka tujye mu Itangiriro igice cya mbere umurongo wa 26 tugeze ku murongo wa 28. Itangiriro igice cya mbere umurongo wa 26 tugeze ku murongo wa 28. Ijambo ry'Imana riratubwira iki muri iki gitabo? Imana iravuga iti, Imana igiye gutanga amakuru. Aya makuru mwene datanagira ngo iri jambo ngiye gusoma mu Itangiriro igice cya mbere umurongo wa 26 kugeza ku 28, aya makuru yafate. Imana iravuga iti, tureme umuntu agire ishusho yacu ase natwe. Ayo ni amakuru ubwirwa. Batwara amafi yo mu nyanja n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere n'amato n'isi yose n'igikururuka hasi cyose. Imana iri mu muntu ngo agire ishusho yayo. Afite ishusho y'Imana niko yamuremye. Umugabo n'umugore niko yabaremye. 28. Imana ibaha umugisha. Haleluya. Imana igira ite? Ibaha umugisha. Ayo ni amakuru tagomba kwirengagiza. Imana irababwira iti, mwororoke mugwire mwuzure isi, mwimenyereze ibiyirimo, mutwara amafi yo mu nyanja n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere n'ibintu byose bifite ubugingo bigenza kuri iyi si. Haleluya. Mwene data ukurikirana ikiganiro, ukurikirana ijambo ry'Imana kuri Eden TV, reka nkubwire ngo hari amakuru ugomba kumenya neza. Imana yakuremye mu ishusho yayo, uri OG. Ntabwo
Imana yakuremye mu ishusho yayo, irangije iguha umugisha, ikugira manager, ikugira umuyobozi w'ibyo yaremye byose nawe ubwawe urimo. Ayo makuru nguhaye, amakuru ugomba kugenderaho, kubera ko abantu benshi ntabwo bazi agaciro kabo, abantu benshi ntabwo bazi imbaraga, uburyo ki Imana yabaremye. Abantu benshi bubakiye ku makuru y'ikinyoma, ntabwo bazi abo baribo. Ibiri mu isi byose ubonesha amaso yawe, ubonesha ubwenge bwawe, biri mu biganza byawe. Imana yarabiguhaye. Imana yarakubwiye ngo uyobore n'isi yose, ariko icyo nkubwira cyo, aho bipfirana ahangaha, aya makuru ntayo dufite. Tuzi ko ibyiri mu isi bifite undi nyirabyo, ninde? Ni wowe. Tuzi ko ubuzima bwacu hari undi muntu ubuyobora, ninde? Ni wowe. Uri umuyobozi w'ibyawe byose, nawe ubwawe n'ibyo mu isi byose. Ngo Imana iri mu ishusho yayo, iri mu mugabo n'umugore, ngo niko yabaremye, ngo ibaha umugisha. Mwene data, uyu munsi wagira ubuntu bwo kumva iri jambo ry'Imana, ukaba wabashije kugera kuri channel ya Eden TV. Imana yaduhaye kugira ngo tujye tunyuzaho ijambo ryayo, n'umugisha. Reka nshimire ababashije kuyishinga, kubera ko mu by'ukuri burya Imana ikora ibishoboka byose kugira ngo itugezeho amakuru akwiye. Information, listen, umva neza. Imana yakubwiye ngo uremwe mu ishusho yayo, irangije akubwiye ngo Imana yaguhaye umugisha. Reka nkubwira ngo siba mu matwi yawe, siba mu bwenge bwawe amakuru yose akugaragariza ko ntacyo umaze, amakuru yose akubwira ko nta bushobozi ufite, akubwira amakuru yose akubwira ko ntacyo uri cyo. Imana yakubwiye ngo yaguhaye kuyobora ibiri mu isi byose. Wowe icyo ukeneye uyu munsi ni kodaringa, gushyira ku murongo ibyo byose, hanyuma buri kimwe cyose ukagisaba mu gihe gikwiriye, kugira ngo ugikoreshe igikwiriye. Niba Imana yaraguhaye kuyobora isi uyu munsi, ari amafaranga, ari ubutunzi bwose ubona muri iyi si, buri mu biganza byawe. Reka nguhumurize, nkubwire ngo ntari ryarenga. Hari icyo wakora uyu munsi ukamenya icyo ugomba gukora. Amakuru ni aya ngaya, urashoboye. Amakuru ni aya ngaya, uri umuntu ukomeye, uri umuyobozi ukomeye. Amakuru ni aya ngaya, ni wowe ufite icyerekezo cy'ubuzima bwawe. Hari icyo wahinduraho uyu munsi, ukavuga ngo ntabwo nari nzi ko uyu munsi ibi bintu byose binkikije ari ibyanjye. Biha umurongo, kubera ko management, ikintu bita kuyobora cyangwa se kugenga ibintu byose, iyo biyobowe nabi ntabwo bitanga umusaruro byakabaye bitanga. Ariko Imana yakubwira ngo yaguhaye umugisha. Akira umugisha w'Imana. Ayo niyo makuru nkubwiye muri gitondo. Icyambere ni amakuru. Yesu yanyomoje abayuda, arababwira ati nta makuru mufite. Iyo muza kumenya amakuru, mwari kumenya uwo ndi we, mwari kumenya ko ari nge mari, ari nge zahabu yanyu, ari nge ufite ubutunzi bw'ubuzima bwanyu mu biganza byanjye. Ariko mwebwe amakuru mufite uyu munsi, ndabona mufite amakuru mudakomana kuri Abrahamu, muyakomora kuri Satani. Uyu munsi amakuru ufite wayakuye. Uyu munsi amakuru ayoboye ubuzima bwawe wayakuye. Mwene data, ni igihe cyo guhumuka. Ndakubwira ngo uyu munsi Imana yashatse ko uba ugomba kuba we. Uyu munsi Imana yakugiriye ubuntu kugira ngo uhindure cano, umenye cano, wumviraho amakuru, kubera ko ubuzima bwawe buyobowe n'amakuru. Haleluya. Imana ni nziza. Imana yavuze ngo abantu banjye ndagomba kubabera hafi, nkabigisha umunsi ku munsi. Mukanya nakubwiye ngo mu makuru ugomba kumenya nuko ugomba kwisobanukirwa ku giti cyawe. Ikindi ugomba kumenya neza ngo ubuzima bwanjye bufitiye iki, akahe kamaro abandi. Hari inshingano Imana yagushinze ku bandi. Reka dusome uyu murongo uri mu Bakorinto ba mbere
uyu murongo uri mu Bakorinto ba mbere igice cya 13 duhere ku murongo wa mbere tugeze ku murongo wa 7. Abakorinto ba mbere igice cya 13 duhere ku murongo wa mbere tugeze ku murongo wa 7. Hari amakuru ugomba kumenya. Umuntu wese ubona muri iyi si yaremwe n'Imana kandi aremwa mu ishusho y'Imana. Mu nzira mu byo ugomba gukora byose ugomba kumenya ngo umuntu muri kumwe, umuntu Imana yaremye ubona muri iyi si ni umugisha kuri wowe, kuko umuntu yaremanywe n'umugisha. Urategerezwa gusoroma umugisha kuri abo bantu kubera ko ni ishusho y'Imana. N'Imana yaravuze ngo niyo mpamvu tugiye gusomera ijambo, uwo muntu ugomba kumenya agaciro ke ku buzima bwawe. Umuntu wari wese waremwe mu ishusho y'Imana afite agaciro ku buzima bwawe. Nuramuka umenye neza amakuru ko Imana imuzirikana kandi ko Imana yifuza ko ubasha gukora igikwiriye ku buzima bwe. Iki gice cya 13 umurongo wa 2 dusere ku murongo avuga ngo nubwo navuga indimi z'abantu n'iz'abamarika usingire urukundo mba mpindutse nk'umuringa uvuga cyangwa icyuma kirenga. Kandi nubwo nagira impano yo guhanura nkamenya ibihishwe byose n'ubwenge bwose, kandi nubwo nagira kwizera kose nkabasha gukuraho imisozi, ariko singira urukundo ntacyo mba ndicyo. Kandi nubwo haleluya natanga ibyanjye byose ngo ngaburire abakene ndetse nkitanga ubwanjye ngo ntwike, ariko singira urukundo ntacyo byamarira. Kane, urukundo rurihangana rukagira neza, urukundo ntirugira ishyari, urukundo ntirwirarira, ntirwihimbaza, ntirukora ibiteye isoni, ntirwirushaka ibyarwo, ntiruhutiraho, ntirutekereza ikibi ku bantu, ntirwishimira gukiranirwa kw'abandi, ahubwo rwishimira ukuri. Rubabarira byose, rwizera byose, rwiringira byose, rwihanganira byose. Bene data, ahangaha urukundo Imana ikubwira amakuru y'uyu munsi, irakubwira icyo ugomba guha umuntu mugenzi wawe. Mbere yuko ubanza gutekereza ko wamuha amafaranga, banza umuha urukundo. Mbere yuko wumva watekereza ibindi byose wamukorera, wamusengera, wamuhanurira, wamubwiriza, banza umuha urukundo. Ibyo byose bize bikurikiye impano iherekejwe n'urukundo. Impano ya mbere, igishoro cya mbere Imana ishaka ko ushyira mu muntu ni urukundo. Investment ushyira mu muntu kugira ngo ubashe kugira benefit, kubona inyungu mu muntu, ni urukundo. Haleluya. Aya ni amakuru. Ntabwo amafaranga ahagije kugira ngo umuntu aguheshe umugisha. Ntabwo ubuhanuzi uhanurira umuntu buhagije kugira ngo umuntu aguheshe umugisha. Urukundo, ukunda uwo muntu nirwo ruzana umugisha ku buzima bwawe. Imana yatubwira ngo uyu munsi ibyo yaremye byose, harimo abantu yaremye bose, tubimanaginge, tubiyoboze urukundo. Ayo ni amakuru. Kubera ko nyuma y'urukundo, urukundo ruza rukavaringa, ruza rutwikira ibindi byose byatuma utabasha kwakira umugisha uturutse ku muntu uwo ari we wese. Ntabwo Imana yigeze ikubwira ngo, nta makuru yigeze guha ikubwira ko abantu yabaremye mu buryo butandukanye. Twese yaturemye mu ishusho yayo. Ayo ni amakuru Imana yaduhaye dusoma mu ijambo ryayo, nkuko twabisomye mu gice cya mutangira gice cya mbere 23-28. Irangije irakubwira ngo umuntu yamuhaye umugisha. Niba ushaka kuba umunyamugisha rero, kunda umuntu, shora urukundo mu bantu, nkuko Imana yadushoyemo urukundo kugira ngo uyu munsi tube turiho. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo kuko Imana yakunze bari mu isi cyane, muri Yohana, kuko Imana yakunze bari mu isi cyane byatumye itanga umwana we w'ikinege. Yabanje urukundo, ibona kudusupplying, ibona kuduha ibindi, ibona kuduha ibyo duha uyu munsi, ndetse iduha n'umwana wayo. Bene data, reka mbabwire ngo twegera ku musozo w'iri jambo ry'uyu munsi. Amakuru ni ingenzi ku buzima bwawe. Menya amakuru ari muri wowe, kuko nicyo gipimo cy'ubuzima bwawe ubayeho muri iyi si. Iki nakubwira ngo
uyu munsi ufite imbaraga n'ubushobozi bwo kumenya aho ugomba gukura amakuru. Cano uvoma amakuru ni yihe? Reka nkubwire ngo soma amakuru y'ingenzi mu ijambo ry'Imana. Nibwo urabasha kumenya icyo Imana ikwifuzaho, nibwo urabasha kumenya ngo Imana irifuza ko mbaho gute, nanjye ngomba kubaho gute numva ijambo ry'Imana. Nukuri ndabashimiye kuba mwafashe umwanya wanyu mu kumva iri jambo ry'Imana, ndetse reka nkubwire ngo Imana iguhe umugisha kandi iguhe gusobanukirwa n'amakuru yakuvuzeho ndetse uyamenye yose. Ndabifuriza mwese ko uyu munsi mwamenya aho muvoma amakuru ababeshejeho. Murakoze, mugire umunsi mwiza, Uwiteka abagire neza, kandi mbifurije kugira icyerekezo cyiza cy'ubuzima bwanyu mushingiye ku makuru akwiriye, ku makuru nyakuri, amakuru y'ingenzi Imana yaduhaye, yatubwiye tuyagendereho, ayobora ubuzima bwacu. Turabaho neza, turabaho abanyamugisha, turayobora isi n'ibirimo byose, turava mu buzima twatubayeho budafite gahunda kubera ko twamenye amakuru y'ingenzi kandi akwiriye kutuyobora mu buzima.